yabihanye igihe kitarashira. Yesu yarakwambitse arakugaburira, ariko ikibabaje nturi kumukorera. Yesu yarakwambitse arakugaburira, ariko ikibabaje nturi kumukorera. Sinziriye, hari abasinziriye mu businzi, hari abasinziriye mu kuroga, ariko nyamara kagiye kubiba. Umukwe agiye gukomenga bitagishoboka, babura aho basengera. Ubuse abaturanyi bacu ara hakurya bagize ngo bari kubona uko basenga. Uwasenze ubari gutungwa nayo yasenze. Izabatunga mu gihe cyo kugotwa. Burya hari igihe kizagera abantu bagotwe, babure aho bashakira amavuta, babure aho bajya gusenga. Igihe bizaba bitagishoboka, hari igihe uzashaka n'uhereza icyacumu mubure, ushaka uhereza amaturu yabure, bigishoboka kiranuka. Zibura arababara arakivuma kuko yabonye ko abarushe mwese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Haleluya, haleluya. Amahoro y'Imana nshuti bakundwa mu mwami, mwebwe mwese mwahisemo kubana natwe, mukaba mutajya munyeganyeza uko bwije n'uko bukeye, muza kuri Negev TV ndetse n'Iramiro TV kugira ngo mubashe kuhahembukira no kuhumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Imana ikomeje kutugirira icyizere, ikaduhagarika mu murimo wayo kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nayo. Nanone kandi Imana iraduhagurukije kugira ngo twongere dusange abakozi b'Imana yahamagaye, ikabahamagarira imirimo igiye itandukanye mu ngingo za Kristo, rumwe rukagenda rugirira umumaro urundi, nk'uko Pawulo yabibwiye Abaroma. Uyu mwanya rero imbere ya kamera zacu murahabona umukozi w'Imana cyangwa se umujakazi w'Imana, uriho ubwiza bw'Imana, warenze kuba umukozi ahubwo ahinduka umwana mu rugo kwa data. Munyemerere twihute tune kubatera amatsiko, ahubwo muri ADPR. Ubwo ninjiye muri ADPR 2007 kugeza na n'ubu ngubu nimo ndi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndumva bitangiye kuryoha. Reka mbanze senga Imana ubundi nkwakire kugira ngo abakunzi bacu baze gushira amatsiko. Uri Imana data wa twese mwiza, waduhamagariye kugukorera. Uyu mwanya twageze kuri tere, waravuze ngo nidutere intambwe imwe nawe uzatera 99 usanganira. Icyo twari dushoboye ni ugutera intambwe tukagera. Natwe turabi hano kuko wavuganye natwe kandi tugufitiye icyizere. Yagora ku ngoma Imana isumba byose, wagambiriye kera kugeza kubadukurikiye ubutumwa bwiza udukoresheje. Muririmbyi araririmba aravuga ngo mbi kibindi cyawe Yesu, nurangiza unyeze untunganye. Mwami wanjye, umuja wawe ahagaze imbere ya kamera. Nyagora ku ngoma agiye kubwiriza isi, agiye kubwiriza abize n'abatarize, agiye kubwiriza abato n'abakuru, agiye kubwiriza abarebare n'abagufi. Ntabwo yabasha kumenya icyo bakumva bakanezerwa, ariko kuko uri Imana imenya ibibera mu mitima, turasenze kugira ngo umwuka w'Imana abe muri we. Haleluya. Imana ishimwe, turakuraritse rero nuhabwe icyubahiro kuri hano kandi ukoranye nawe by'ubutwari mu izina rya Yesu. Amina. Imana ishimwe. Karibu. Haleluya. Amen. Mbere na mbere manje gushimira Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga. Nagiye mu masengesho muri groupe mbamo,
Imana irambwira ngo uzahagarara imbere ya kamera umvugire. Amena. Nibajije aho bizaca ndahabura, nshaka inzira ndazibura, ariko burya umugambi w'Imana ni mwiza ku mwana w'umuntu. None Imana irabisohoje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen, amen. Nanjye naravuze ati Imana, kubwo ngora iki gitangaza kimeze gutya, nanjye nzagukorera, nzajya nguririmbira, nzajya nguhimbaza. Enge kumanza naririmba karirimba. Yego karibu rwose. Ubwo Yesu yagendaga arimo yitemberera, yabonye igiti cy'umutini cyari cyiza kandi gitoshye, ariko ikibabaje nta mumaro cyari gifite. Ubwo Yesu yagendaga arimo yitemberera, yabonye igiti cy'umutini cyari cyiza kandi gitoshye, ariko ikibabaje nta mumaro cyari gifite. Araranganya amaso ashakamo imbuto, kuko yarashonje arazibura. Arababara arakivuma, kuko yabonye ko nacyo kikimaze. Yeyeye araranganya amaso ashakamo imbuto, kuko yarashonje arazigura. Arababara arakivuma, kuko yabonye ko nacyo kikimaze. Yesu amaze kukivuma, uwo mwanya imizi nabyo ntibyongera kubona amazi. Abigishwa barumirwa imbuto, kuko yarashonje arazibura. Arababara arakivuma, kuko yabonye ko nacyo kikimaze. Yeyeye araranganya amaso ashakamo imbuto, kuko yarashonje arazibura. Arababara arakivuma, kuko yabonye ko nacyo kikimaze. Mwene data biragukwiriye ko wera imbuto zikwiriye abihanye, igihe kitarashira. Yesu yarakwambitse arakugaburira, ariko ikibabaje nturi kumukorera. Yesu yarakwambitse arakugaburira, ariko ikibabaje nturi kumukorera. Mwene data biragukwiriye ko wera imbuto zikwiriye abihanye, igihe kitarashira. Yesu yarakwambitse arakugaburira, ariko ikibabaje nturi kumukorera. Yesu yarakwambitse arakugaburira, ariko ikibabaje nturi kumukorera. Yeyeye araranganya amaso ashakamo imbuto, kuko yarashonje arazibura. Kivuma, kuko yabonye ko nacyo kikimaze. Iyi ndirimbo ni iya gatatu mu ndirimbo nahimbye. Ubwo nyine ndi umuhanzi ku giti cyawe. Imana rero yarakoze, yangiriye neza. Ariko noneho iyi ndirimbo ari kuvuga ngo Yesu yarakwambitse arakugaburira, ngo ariko ikibabaje nturi kumukorera. Amena. Imana yadukuye hafi na kure, yadukuye hirya no hino. Hari abataragiraga umwambaro, Imana yaratwambitse. Hari abana ngatwe bari insuzugurwa, tekereza umugore nganje ngana gutya,
ndazi data na mama ndagira shinge na rugero ndagira data kuko ndagira mabukwe ariko Imana yaranyubakiye ingirira neza imbabana imba umuryango imba bene data imba ba mama muri Kristo imba ba data na ba data bukwe na ba data wacu Imana yabaye basaza banje imba bakuru banje Imana yarakoze amen amen nawe waba ufite ibibazo waba uhangayitse ujye utabaza mu ijuru hari Imana kandi hari byose amen naririmbye uvuga ngo ubwo utazi gushomoka ubwo utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira amen burya hariho abantu bazi kuvuga hariho abantu b'iryoza bazi gushomoka babahanga ariko noneho nawe ndi ujye wipinga ngo wisuzugure wahamya gusa ko Yesu yakugiriye neza ugahamya ko Yesu ababarira amen ubwo nabaga mu bwo bwigunge ndimvubye ndagira epfo na ruguru ngavuga ndi Imana nanje naba umugore nanje nabyara bigashoboka nagira abana ngitwa nyina w'abana ariko Imana yarabikoze amen Imana ipfa natwe ni ukwizera no kwihana ibindi byose ikabyikorera amen ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi byose bizaza ari inyongera amen banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose Imana irabifite nibyo amen ubwo itimanye umwana wayo Yesu Kristo ngo aze kudupfira ntabwo yatwima ibindi byose amen byose irabifite icyo tubuze ni ukwizera ubwo nabashishikariza abantu bangurikiye kwiyicano nabashishikariza ko mwakwizera Imana kandi mukihana mukava mu nzira zidatunganye mukava mu nzira imbi mugakorera Imana amen mukazibukira ibibi mukazibukira ubusinzi ubusambanyi mukazibukira kunywa ibiyobyabwenge mugakurikira inzira y'umusaraba amen gutabarwa kwacu ndahandi guturuka ku Uwiteka Imana amen nasomye amagambo y'Imana aboneka hano muri Matayo ibice 25 ku murongo wa mbere reka Pascal adusomere ageze ku murongo wa 4 some 5 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira amen 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 ijambo ry'Imana tubwiye ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 abakobwa 10 bari bategereje nguko natwe dutegereje nguko abangurikiye bari kumva aya magambo bategereje amen natwe turategereje dutegereje umukwe ubwo rero ngo abakobwa 10 barategereje ngo harimo 5 b'abanyabwenge harimo na 5 b'abapfu ngo ariko noneho mu gicuku cya nijoro umukwe atinze barahunikira amen reba kudahunikiye reba kuri muri 5 b'abanyabwenge cyangwa kuri mu bapfu ngo ariko noneho 5 b'abanyabwenge bo baricaye bategereza umukwe bashira amatabaza yabo amavuta amen ujye ushiramo amavuta nguko babona duhwanye bakabona tugendana bakagira ngo twese turi kumwe ndibamenye ko wagiye gushiramo amavuta ubwo rero baba 5 b'abanyabwenge bo bashizemo amavuta ariko 5 b'abapfu bo bicara ndamavuta ariko noneho ngo mu gicuku cya nijoro umukwe araza ngo burya barababwiye ngo mukanguke muboneze amatabaza yanyu dusanganira umukwe ubwo nyine bari basinziriye nguko bamwe basinziriye hari abasinziriye mu businzi hari abasinziriye mu kuroga ariko nyamara kagiye kubiba umukwe agiye gukomanga ahasigaye bagiye kubura amavuta icyo ngwifuriza nuko washaka amavuta
ngo ba batanu b'abanyabwenge bo barahagurutse burya bahita bakongeza amatabaza yabo amatabaza y'abaraka kubera ko bashizemo amavuta naho babandi b'abapfu barasiyeho akabiriti bacanye biranga babwira b'abanyabwenge nguko naza nkabwira Pascal ati Pascal mba ku mavuta niho ruzingisha nagiye gushaka amavuta muri he abanyabwenge babwira abapfu tiri mujye kuyigurira nguko Pascal yambwira ati je mu itawuni je kwigurira amavuta ariko noneho babapfu ngo baragiye bajya gushaka amavuta burya igihe bagiriyeyo bagiye gushakisha abanyabwenge bo umukwe yahisaza urugi rurafungwa abanyabwenge bajyana n'umukwe asigaye bajya kunezerwa babandi nabo bajya gushakisha bajya gushaka amavuta barayabura igihe baziye barakomanga ngo nyakubahwe dufungurire nawe arababwira ati mwumve imbere simbazi sinigeze kubamenya haleluya ngo mwumve imbere simbazi sinigeze kubamenya icyo nakwifuriza nuko washaka amavuta muri iyi minsi ndurangazwe n'iby'isi ndurangazwe na viziyo shaka amavuta ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa mu ngamba zakiri bugufi burya hari igihe abantu bazamushaka bitagishoboka bamubure hari igihe abantu bazifuza gusenga bitagishoboka babura aho basengera ubuse abaturanyi bacu hakurya bagize ngo bari kubona uko basenga uwasenze ubari gutungwa nayo yasenze ijambo ry'Imana risomye rirambwira ngo mwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa burya hari igihe kizagera abantu bagotwe babure aho bashakira amavuta babure aho bajya gusengera bigishoboka shaka Uwiteka kandi umwambaze akiri bugufi amena kandi nk'umunyabyaha reka ingeso ze ukiranirwa reka ibyo yibwira amena uharanire kugira ngo nawe wemerwe imbere y'Imana uharanire kugira ngo imberezo yawe ibonekemo amavuta nicyo ngwifuriza nanjye niyifuriza icyo nakwifuriza nuko wahagararira aho ugeze ahasigaye ugatumbira inzira y'umusaraba kuko ariho gutabarwa kwawe guturuka amena haleluya icyo nakwifuriza shaka amavuta imberezo yawe nyeganyeza wumve niwumva amavuta ari gukama wongere usubire ku karago wongere usubire kwiriba wongere usubire mu masengesho wongere ujye gutitiriza wongere ushaka amavuta bigishoboka hari igihe bizaba bitagishoboka hari igihe uzashaka n'uhereza icyacu mu mubure ushaka uhereza amaturu yabure bigishoboka kiranuka bigishoboka haleluya bigishoboka kwabonwa mushakana umwete hari igihe uzamushaka umubure ariko noneho gerageza icyo nakwifuriza nanjye niyifuriza nuko washaka amavuta muri iyi minsi nuko wakwegerana n'Imana Imana ikongera ikakubona muri bya bihe byo gusenga ikongera ikakubona muri bya bihe byo kuririmba ikongera ikakubona muri bya bihe byo kubwiriza ubutumwa bwiza ikongera ikakubona muri bya bihe byo gusura abarwayi ikongera ikakubona muri bya bihe byo gufasha imfubyi n'abapfakazi ikongera ikakubona haleluya amen amen Imana yacu ishimwe Imana ihabwa icyubahiro korana umwete bigishoboka amen amen umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho wambereye umucunguzi nje ngwizibya we nishimye singize Yesu wanyogeje anyigisha by'inzira ye musengeshi menezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha amena
ijambo ry'Imana Imana yari yashyize ku mutima niringiri ariko mwene data musaza wanje mukuru wanje waba wumvishira ijambo ry'Imana gerageza ushaka amavuta gerageza ushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa kandi umwambaza akiri bugufi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro icyo nicyo nagusabiraga nanjye nisabira uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu amena. Aha, urakoze cyane, Imana iguha umugisha, ndafashijwe. Tubwiye rwose ijambo ryiza. Uravuze ngo abakobwa 10 bamwe 5 ari abanyabwenge abandi ari abapfu. Uyu munsi turimo turabwira abantu ngo nibashake amavuta, nibaze bumve ubutumwa bwiza, basenge amavuta ajye mu mperezo. Ariko umuntu ukomeje kwinangira turamubwira ko igihe kigiye kuza kandi kigasohora ubwo bazashaka amavuta tutakiyabaha. Imana ishimwe. Reka twegereze ku musozo dushimira abari badukurikiye bari hirya no hino. Imana ibaha umugisha, sharinga abandi iki kiganiro dufatanye guhabwa umugisha. Karibu wasenga ukaduha nimero twihuse. Nimero yanjye ya telefone 078 128 98 reka twubahe Imana dusenge. Imana nyiribiremwa, Mana data wa twese, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ivuga bikabategeka bigakomera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ngushimiye ko uri Imana itabura uko ibigenza, uri umufasha mwiza utabura kuboneka mu byago no mu makuba, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana dushimiye ko wabanye natwe, watugiriye neza, wabanye natwe, waturinze, izina ryawe rishimwe. Yabatari wabaye mu ruhande rwacu, abari kwa Bisiraheli bavuga ababisha bacu baratumize bunguri, baratumize tukiri bazima, ariko waravuze ngo nitubabeho tubaho na n'isa turacyariho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kuba turi hose uko turi beza, hari benshi batambutse, hari n'abandi bari gutambuka, twebwe ukomeje kuturinda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana tugushimiye kubanye natwe muri aka gahe tumaze, wabanye natwe ntago ikuba cyacitse, turagushimiye kugira ngo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana dusengeye imitima yumvishira ijambo, dusengeye abazabonera ijambo bose kugira ngo rizabakugiraho ribakura kandi rizagiraho ribageza, kandi Mana bagire umwete wo gushaka amavuta, bagire umwete wo kugushaka ukibonwa, kubera ko hari abantu bazagushaka ntibakubone, hari abantu bazagushaka nyamari ubaninire kubera ko banze kugushaka bakikubona. Tera abantu bawe mu mutima wo kugushaka, tera abantu bawe guhindukira, reka abantu bawe bumvira ijambo bahindukire, reka iri jambo ryawe rye kugwa ku kara, reka iri jambo ahubwo imitima izaryumva izahindukire, kandi Imana abazaryumva bazagira umwete wo kugushaka, bagushakana umwete, bazagira umwete wo gushyira amavuta mu mberezo zabo. Ngaho komeza ubane natwe, komeze kutugirira neza, utanga umugisha kubazumvira ijambo, utanga umugisha kubazagira icyo bakora mu izina rya Yesu, amena.